ariko ndabona arimo kuvamo neza mwana wa kana gato nanjye umva ndabiyamye mwabagore mumvira ngo vuba mugire ariko uruba burangaye bureba umuntu birabareba iki nango tugore twiterera mu bitatureba mucishweho mugende vuba murandeba iki niba ndimo kwibyo dusema ngo rero shari baryabariye ndabiyamye muvuga mugende vuba mwagize ishari ko umuntu ari mwiza mukareba ko ari n'umusirimu murabona se bitambereye ndavuze ngo mumvira ngo vuba nanga abantu utera mutabareba Mama Cyusa muraho? Yo, muraho neza. Ni karibu mama Sharo, ni karibu. Kwande uri kwirunga? Umva ubona arisobanukiwe. Reka? Eka buri imyaka ni imibare. Nge ndabona warasobanukiwe. Bisobanukiwe n'ibiki? Umva. Ntabyo wamenye. Muraho neza. Umva ntabyo wamenye. Bisobanukiwe. Aho nabonye aga telefone. Nabonye mo neza ko abantu bisobanukirwa ukifotoza neza bakambara neza. Musa ntonde. Amarasa neza. Hanyuma ko ndeba ugize gushaje ntabishaka. Nawe ubaye abagore b'iki gihe. Bikiza n'ibisiri musa ntureba. Usa amaguru meza bari kuzayabona gusa ariko ko bundi mwiza. Ariko urabona ko utangiye kuzana inzira z'amarira. Binganyari. Nabiye ubwiza. Mbega ubwiza bw'abagore rero ntabwo zikureba. Ahubwo uravanga n'uberetse. Ubu si bigikora. Umukobwa wazikora ibinganiye. Urindangaza ahubwo. Ese ubuzamuhana uti? Ahubwo uri murandangaza. Ese urabona ngewe ntakeye. Umva bambaye. Kandi nambaye nk'ababyeyi. Oya, bantu ndebe neza ariko. Ntabwo nabaye bwiza. Nari narisobanukira ndababaye. Ahubwo ndabimenye. Ariko uzapfa ntamenye ko ndi mwiza. Urambabaje Mama Cyusa urambabaje pe. Sigaye ugira agashya. Oya ntago ari ishyari n'ukuri. Ubu nakugirira ishyari koko n'ukuntu turi inshuti. None ko ndibona nabaye. Mama Cyusa nta bwiza burimo Utabina gufotoza neza. uri inshuti yanjye turasenga turabakristo n'ukuri ntago imyitwarire y'umukristo igomba kumera gutyo. Dukwiye kwambara tukikwiza tugahesha abatware bacu ishema tugahesha abana bacu ishema tukabaha agaciro. Ariko uzi ko umuntu arambagiza umuryango iyo aje kurambagiza umwana w'umukobwa ndetse n'ingiye bazaba barambagije uwanjye yaranshimye yaranshimye da se uhindutse te muri aka kanya nubwo sirimuka ahubwo wasigaye inyuma menya nawe wageze kuri za mbuga nkoranyambaga none uze ntubirebaho ngaho reba yewe ndagiye usigare witekereza oya ngayigendere ahubwo uri muranyereza gira vuba ugende ndashaka kwifotoza neza gira vuba genda neza ugende amahoro akabagore bubu nabo baranshobera umuntu arisirimukira yamenya kwisiga neza akamera neza yangiza ngo biki n'ibiki ubuse arabona ntarabaye mwiza ngaho reba ntabwo yewe ariko rero nubwo mubwiye nabi kuriya sha wa mugani rero ndashaje ngaho ndebera nawe ngaho ndebera usibe n'ibiki wa mugani ndabona atari byo ngiye kwisubiraho pe ibintu bifite mwanya nabyo ni by'abana bato ariko buriya wamboneye ukuntu uriya mukecuru atagishaka gusaza Mama Cyusa ibinyigize buriya wabibonye ntabwo yewe muri iyi minsi abakecuru ntibagishaka gusaza basigaye barigize abana batoya narumiwe